umwaka mushya mumeze neza muri tayari tubikore twagiye umwana wanjye aranyubaha sana nanjye kandi ndamukunda sana ni umfana nawe vuga sana nawapenda sana umwana wanjye aranyubaha sana nako bafite n'amatsiko yo gutera imbere mu rwego rw'ubukungu kujyambere urugendo bakoze baza kuri Nyirangarama mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'igihugu cyacu ibihabera ibihakorerwa kurwanya ubukene kandi uri kumwe n'abaturage twese dufatanije 2022 wari umwaka w'amahirwe n'imigisha kuri nje ariko 2023 umwaka w'intsinzi umwaka wo kurinda ibyagezweho asante sana umwaka mwiza kuri nje n'abanyarwanda twese muri rusange genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire abantu ndi kugurira ndabasaba kugumya muze hano hafi ndashaka kubagurira icyo kunywa dusangira uyu mwaka sibyo DJ hari abandi bahanzi bagiye kujyaho nanjye nkagaruka kuko nabategura indirimbo 20 nyuma yo kurasa umwaka ndagaruka hano kuri gahunda dusangire ariko ngiye kubanza gushyira indi ndirimbo imwe kugira ngo dusigarane mu mwuka ngiye gushyira twariboye ndashaka gusiga mbaguriye ibinyobwa bya hano kwa Nyirangarama harimo nako kunywa kenshi cyane sawa tugiye gusangira DJ Zamura twariboho amashyo hejuru simbuka abanyarwanda twaribohoye Rwanda ruragendwa amashyo hejuru subira
Asante sana. Kurikirana live kuri BTM TV. Dushimira n'itangazamakuru turi kumwe aha ngaha. DJ Ramaka tumushimira. Abanyamakuru bagenzi banjye baranga nabo tubashimira. Ariko ubonera umuntu witwa Remingabo nziza ndetse na Juma Nyamuneka baje kuburirwa irengero. Bagiye mu biryo nibyo akora ikiri mu nda kabiri twishimira ibyo twagezeho. Murakoze cyane abafana banjye bari buze kujya kuri Instagram. Uretse ndagira ngo muzamure ibiganza bibiri. Abafite Instagram baze kuri ifoto yanjye ndi hano namwe. Muzamure ibiganza bibiri mwese yaduha ifoto. Rimwe kabiri gatatu twagiye. Hejuru twagiye twese. Sawa.
bigereyeho yego barinda ibyo bigereyeho yego ubu ngubu icyerekezo ni 23 kandi ibyagezweho no kubyongera niyo ntego nicyo ni polisi y'Abanyarwanda. urakoze cyane ndasuza abafana banjye yego 2022 wari umwaka w'amahirwe n'imigisha kuri nje yego ariko 2023 yego umwaka w'intsinzi umwaka wo kurinda ibyagezweho asante sana umwaka mwiza kuri nje n'abanyarwanda twese muri rusange yego yego ni umwaka twifuzamo kandi twitezemo ibyiza byinshi. urakoze cyane so munyemere twakire Dr. Sina Gerard umuyobozi mukuru w'uruganda cyangwa se w'ikigo entreprise urwibutso ni naho turasi umwaka wa 2023 ahangaha ari kumwe ashyigikira umuziki nyarwanda niyo mpamvu rero byose biriho. Dr. Sina Gerard umwaka mushya muhire kuri twese umeze neza tumeze neza ntabwo nashidikanya kuvuga ko tumeze neza nkurikije imbaga ziri inyuma yacu nkurikije ibibereye hano ku nshuro yabyo ya gatatu by'umwihariko usoje uyu mwaka ukize igitabo cya Dr. Sina Gerard ahagaragara ibindi wishimira wagezeho ni ibiki icyo uteganyirije abanyarwanda by'umwihariko abanyarurindo ubwo cyaba ari iki? ibyo nishimira nagezeho yego ni uko uyu munsi ndi kumwe n'abanyarwanda bangana gutya asante sana ugira kubona wizere ejo hazaza ko tuzaba turi kumwe kandi bazagira ikirenge mu cyacu. yego 2022 wahuye n'izihe mbogamizi wumva ko uyu mwaka 2023 ashobora kubaho impinduka? 2022 itandukanye na 2023 no wize gusoma no kwandika arumva ko iyo mibare itandukanye. hari intera rero y'uyu mwaka mushya twinjiyemo imigabo n'imigambi uwa mbere kwinjira mu cyo ugiye gukora ukagikora uko gikwiye kandi kikakubamo. uwo ni Sina Gerard mu buhinzi aho ntangira ubuhinzi mu murima nkakora pepiniyeri nkanyuza mu ruganda nkacuruza mu gihugu kandi ku isi yose ako ni akabanga agashya akarusho akaryoshye akanozo akiwacu akacu ushaka kubivuga ni uko urimo wese hanyuma ntituvuge ngo turi mu byashara twakoze twariye twahaze ahubwo hakabaho College Fondation Sina Gerard. College Fondation Sina Gerard bivuga ni irerero ry'urubyiruko rw'ejo hazaza aho biga neza bakiga kwiga muri College Fondation Sina Gerard ni intsinzi ni ugutsinda ukagera ku ntego y'uko wize uvuga uti narizi kuko nicyo cyatumye tubakamo kiliziya Saint Gerard Chapelle Saint Gerard amina ni ya katolike kuva mu katolike kuva mu nkivuga n'abanje bose n'abandi nifuriza bose kumva ko uyegereza Imana nako bafite n'amatsiko yo gutera imbere mu rwego rw'ubukungu kujya mbere. urugendo bakoze baza kuri Nyirangarama mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'igihugu cyacu ibihabera ibihakorerwa kurwanya ubukene kandi uri kumwe n'abaturage twese dufatanije. ahangana niteze ko turaza kubona farasi zirahari indogobe zirahari ihene inkoko dendo imbata n'ibindi byose ntabwo navuga ko biri kuri stage duhagaze ariko birahari. turishimira kandi ko uyu mwaka wa 2022 tunawiziza turi mfite ivuriro nk'iri ngiri tufite ivuriro nk'iri ngiri iyi clinique wariye wakoze umeze neza ariko kugira ngo umenye neza ko ufite ubuzima nyabwo bwiza nuko unanyura kwa muganga ndetse na muganga no nagusanga akaguha icyizere uko uhagaze neza. wakwicara ku meza wegera agashya ugasanga ushobora kunywa agashya karimo isukari nta nkomyi cyangwa se ugahitamo ko baguha agashya k'inanasi katagira isukari cyangwa agashya k'igisheke harimo na tangawizi harimo agatangawizi uzi neza ko bitazirana n'ubuzima bwawe. ibyo byose rero iyi Lifeline ni clinique nayo yujujemo ikoranabuhanga mu kwakira abantu mu kuvura abantu uhereye ku bakozi ba entreprise abaturage bayo n'abanyarwanda bose muri rusange. igatanga icyizere cy'ejo hazaza kandi waba waje n'imodoka yawe wiyumvamo karibiro ufite ko urayikeka sije ku masaha yose ibikora ntabwo bakomanga igihe cyose 24 bikora. by'umwihariko niki wabwira abaturage by'umwihariko abo mu majyaruguru y'u Rwanda tunashimira inzego z'umutekano twabanye nazo muri iki gikorwa hari akarusho wageneye abitabiriye ibi birori?
abitabiriye icyo nagena nababwira ko iyi ngiyi ni ishusho igaragaza umutekano w'igihugu nk'uko umukuru w'igihugu cyacu adasiba guharanira kandi anadushakira n'ubumwe hirya no hino tukaguka nk'abanyarwanda ni umwanya rero wo kubona amasaha nk'aya ngaya abaturage baturutse hano turi mu karere ka Rulindo abaturutse mu karere ka Rushashi bari ahangaha ka Gakenke bari ahangaha barisanzuye abaturutse muri Burera akarere ka Burera akarere ka Gicumbi kandi baratashye kandi wese afite icyizere ko agera mu rugo amahoro kugira ngo mu nzego zishinzwe umutekano uko tuba turi kumwe nazo nk'uko twabanye nabo hano ariko n'undi mutekano baba bakwirakwije mu gihugu cyose aho ngaho niho hari ubwisanzure butuma n'iki ngiki ni ikimenyetso cyiza cy'ejo hazaza ko umunyarwanda yisanzuye uyu mutekano agomba kuwubyaza umusaruro nk'ikigo giharanira ubukungu kandi kikarwanya ubukene hakaba hari icyizere Entreprise Sina Gerard Rwibutso irasurwa kandi ikanasura twitabira amamurikagurisha ariko dukunda abadusura kuko iyo baje batuzanira ubwenge kandi bakahakora ubwenge muri cya gitabo rero ntabwo kuba dogiteri ari ukubitoragura ngira ngo biraharanirwa nabonye umukoro n'ibyo nakoze kandi hari ukwiga ariko nkiga nanakora kandi nanerekana n'ibyo nagezeho aho mu ntekerezo bakabibona icyo umuntu yagezeho niyo mpamvu rero iriya University ya Mexique kuba barampaye narashoboye kugera kuri iyi diplome ya dogtora mu guhanga umurimo kuba umuhangamirimo bakabyemeza bakabibona nanjye niyumvamo neza ko ariko byari bikwiye ukurikije ibyo tugenda tugera kandi tubishobojwe n'Imana. Ngushimire ariko ntabwo nasoza kuba kijyanye n'iyi gahunda yo kurasa ibi bishashi nta gashya kandi kaje kaza mu tundi dushya ubona byarahinduye iki umuturage utuye muri aka karere ka Rulindo igitekerezo cyaje gute? Icya mbere ni ukujyana n'igihe yego ngira ngo nk'uko mwabonye mu bworozi dufite ngiramo na famu yari amatungo arinda urugo y'umutekano ariko buriya ugeze ku bibuga by'indege muri Amerika i Buraya igihugu cyacu Kanombe usanga imbwa zifite agaciro kandi zikora akazi kazo iyo nabonye utuntu dushya nk'utwo ngutwo aho nabyirukiye nari nzi ko uburyo imbwa n'agaciro nayihaga siko naje kubisangana igihe nagize ubushobozi bwo kujya hanze uyu munsi rero ku isi yose ku mwaka nk'uyu nguyu mu ntangiriro z'umwaka basuzura umwaka barasa umwaka igihugu cyacu birakorwa iyo nabibonye i Kigali muri kapitali mu murwa mukuru ndatekereza ngo igihugu cyubakwa n'abaturage bacyo abana bacyo njyewe aho ndi abo baturage baho nanjye muturarwanda namarira iki babandi tubana mu byo bazanira tekinoloji zose bazanira nyine dukora akabanga agashya akarusho n'izindi product zindi zose dufite kandi zikaba nziza zikanogera isi niyo mpamvu no kurasa umwaka mba nagize igitekerezo ntireka turebe mu cyiciro cya entreprise mu karere ka Rulindo amajyaruguru yacu y'igihugu bera guhora batekereza ngo ariko ibi biza gute babibona ku mateleviziyo ahubwo nabyo ntibibagana niyo ntekerezo mba mfite kandi nacyo kikagenda kijyana uko imyaka igenda ishira tukagenda twongera kuzana utundi duto. Ndagushimiye cyane umwaka wa 2023 nawe uzakubera wishya n'ihirwe tugushimira kandi umurava umuhatugira mu guteza imbere ibikorerwa iwacu mu Rwanda tunagushimira kuba ugira uruhare mu gushyigikira muzika nyarwanda ibi bije bikurikira studio nziza washinze isusurutsa abazana Nyirangarama ibi bije bikurikira Sina TV Rwanda mumaze gushinga aho bamwe barimo no kuvuga bati ibi biraca amarenga yuko Dr. Sina Gerard yaba agiye gushinga ikigo cya media gikomeye ariko kikaba kirimo kuza mu buryo bw'ibanga aha ntacyo wadukundira kuri aka gaseke ariko urabona nyine ngo niho babyerekeza ko urabona aba bahanzi uyu munsi turi kumwe tuba twafatanije kuryoshya uyu munsi gususurutsa abanyarwanda nta mpamvu urenze neza ko itangazamakuru rikoze neza rikora neza nk'uko itangazamakuru ry'igihugu cyacu namwe mwese gukora neza bigatuma n'ibyo dukora birushaho kwihuta kujya mbere ukagera ku ntego n'aba bahanzi ubona turi kumwe nabo nta wabishidikanya ko atariho birimo byerekezo
ngibyo rero uko buri gihe cyose agomba kuboneka udushya n'ibindi nakungu uko nabyo muzabona byabagezeho nk'uko muri kiriya kigo cy'amashuri College Fondation Sine Gerard nishimiye ko nabonye primary barangije batsinda bose ngera muri Tronkome ngera hejuru mu mashami yose anyuranye ibizamini bya leta bagatsinda ndavuga ngo intego natekerejeho kugira ngo nanjye nzagire icyo nunganira uburezi bwiza bw'igihugu cyacu ariko aho ndi nanjye ntihazagira umwana usigara atazi gusoma no kwandika ari nayo mpamvu abana mu nshuke na primary mbafasha muri minerval nkabunganira nicyo gituma rero no mu buhanzi naho ninjiramo kuko kuba mfite studio ni ugufasha nanone abandi bahanzi bo mu karere bo mu gihugu cyacu ariko nkagira ikintu cy'umwihariko gufasha uru rubyiruko mu ntekerezo zabo mu mahirwe mu bihanganano bafite aho ndashaka kuvuga iyo tari ibyo by'abahanzi kuririmba ariko n'abatlete ya kipe ya atletisme acrobacy chorale football ibi byose mbibamo gufasha mu nkingi zose njyamo kugira ngo sinshaka ikintu hagira uwo mbona uriya ngo arakenyeye yabuze abamufasha kandi yari afite impano ninjiramo ngira ngo dufatikanye nanjye ngira abo mfasha nanjye bamfasha hari ibyo mbaza kandi ukagira n'ibyo umbwira nabihuza ngo umunyarwanda ngo ubw'ubukungu bufite ibishyitsi bikomeye twese tukazamukira rimwe niryo terambere mbona nicyo n'iki gikorwa rero gituma gitekereza ubu ni igipimo narebye turakora neza amasaha 24 turayuzuza ariko umuhango nk'uyu ngo turasuye umwaka kuri Nyirangarama no ku gasozi gatagatifu ka Tare birerekana iki nibwo nabonye abanyarwanda urubyiruko bisanzwe kandi bikabashimisha njye mu bishimisha umuntu bikamuha kugira intekerezo mbikomeye nibutsa abakurikiye BTN TV ko turi mu karere ka Rulindo kuri Anthropologie urwibutso kuri Nyirangarama ni tweshimiraga ibyo twagezeho mu mwaka wa 2022 tunafata ingamba z'ibyo tuzagera muri 2023 turi kumwe na Dr. Sina Gerard bibutsa abafite ibirori by'ubukwe ko ubu Dr. Sina Gerard yabazaniye amafarashi igare rikozwe muri made in Rwanda abageni abashaka gususuruka bicaramo ifarashi kagutembereza ahangaha bisaba iki kugira ngo abageni cyangwa se abifuza gutembera kuri ya farashi babe babasha kuyitemberaho mu buryo bisanzuye bisaba ubushake bisaba ubushake niyo mpamvu nkwegereye kugira ngo mbigusobanure ku buryo buhagije urakoze cyane bisaba ubushake kuko amajije kugenda hanze cyane ngeze muri Israel ngera mu Badage ngera muri Amerika asanga ifarasi nanone ko nkaba narabyigishijwe mu iyobokamana nigaye kumenya Yezu ko yitemberagaho n'intumwa ze n'abandi ifarasi ziraje zirahageze muri iyi misozi yacu aho imodoka idashoboye kugera ifarasi iragutembereza ifarasi irantembereza ikanatembereza n'abadusuye bikabona cyitegerezo cyuko iragutembereza icyo ushyiramo n'ikintu kwigabura neza ukayiha ubwatsi ibiryo byayo ukunda bityo bigatuma ko nta madepansi menshi abantu nanone rero bumva bashaka gutembera no kumenya barazitembera bakanazigendaho icyo namenye nicyo nageze ubu nyifuriza ko kigera kuri benshi turangije imurikagurisha ryaberaga i Gikondo ubu ngubu twageze i Muhanga turagendana n'ifarasi naho uba ufite icyizere iyo uhetse ifarasi mu modoka muzorohereze ni nko kuba uhetse za moto zimwe zifite imbaraga kuko wagera hari panu ugize wicara ku ifarasi ukajya gushaka abakudepana ibyo nabyo ni ukubitoreza mu butunzi kandi nanone kuko dufite n'ishuri ryigisha ubworozi bifasha umunyarwanda kumenya n'ubwo bworozi budasanzwe cyangwa butamenyerewe hari ifarasi hari imbogo ni indogobe ifarasi indogobe itunda ubwatsi itunda ibiryo binyuranye by'amatungo ikora akazi kandi igahembwa ubwatsi ibyo rero ni ibintu bifasha umuntu no kuba yagira icyo ageraho kandi nta madepansi menshi bimusabye buri muntu wese yabyibonamo ku bijyanye n'ubushobozi ku gitabo nanditse naho kikwereka ko buri wese arashoboye kandi buri wese birashoboka icyangombwa ni ubushake kuko nzi neza ko
n'umutunzi aba afite amashyo birashoboka ko yagira ifarasi imwe imufasha kujya mu rwuri akayigendaho, yagira indogobe imufasha gutunda bimwe mu musaruro ugenda ugerwaho. Ibi byose mba nabigiyemo kugira ngo nshobore kubyigisha ku buryo bwagutse. Ndagushimiye cyane rero mu kanya keza uduhaye Dr. Sina Gerard. Nshimira abari ku buhanga bw'ibyuma, nshimira Muzungu Jeff umwe n'imirasano twabanye neza, nshimira Dr. Sina Gerard uba uduhaye akanya nk'aka no guha abaturarwanda kunezerwa by'umwihariko mu majyaruguru. Ni igikorwa kinashyirwa ku ruhande rwenda gushimiye cyane, bamenyesha neza ko iki gikorwa kibera ahangaha kuri Nyirangarama harasurwa. Hari serivisi ishinzwe gutembereza abayigana, ugasura mu bikorwa dufite ibyagezweho, tukarebera hamwe n'ingamba z'ibizaza, ukajya mu nganda ukamenya uko ibintu bikorwa, bityo ibyo dufite tukifuza ko byaguka hose. Ndabashimiye kandi rero bikanadushimisha. Hashimira n'itangazamakuru, imikoranire na BTN, imikoranire na radiyo televiziyo by'u Rwanda, hashimira abanyamakuru banyuranye mu bigo binyuranye bose, kandi dukorana neza kandi tuzakomeza dukorane neza, kuko icyo wakoze mutakimenyekanishe ibyo ni itangazamakuru, ni nk'igipfundikiye gitera amatsiko kitagera ko kigomba kugereraho. Hashimira imiyoborere myiza uhereye mu nzego z'ibanze kugeza ku mukuru w'igihugu, aho dushishikariza avuga ati icyo ugiyemo gikore neza kandi ukinoze, kiguhesha agaciro, wunguke kandi n'igihugu cyunguka. Nguwo umunyarwanda, nguwo umukozi nyamukozi, gukora icyo ugomba gukora ukagikorera igihe niyo ntawe ukureba. Icyo gihe nta kintu na kimwe kitagerwaho. Tukarwanya ubukungu mu cyiciro cya mbere, tugafasha abakirimo bakazamuka bihuse, tubashishikariza guhinga marakuja, guhinga urusenda, guhinga inkeri, kandi tunabafasha ko dufite inzobere z'aba enjeniyeri, agoronome, veterineri, bose tugafatikanya byose bikagerwaho. Harakabaho ikoranabuhanga, imiyoborere myiza, ingamba nyazo. Rero uyu mwaka wa 2023 mwizere byinshi bidukomokaho muri entreprise Sina Gerard mu rwibutso, icyicaro no kuri Nyirangarama nk'uko dusanga mu dushya. Imbaraga n'ibitekerezo byose turabifite. Murakoze cyane. Reka dushimire Dr. Sina Gerard akanya keza duhaye. Abakurikiye BTN TV turakomeza, turacyari kumwe n'abataramyi, turacyari kumwe na za ntore zivuna sambwe za hano kuri Nyirangarama, turacyari kumwe na Eric Senderi, turacyari kumwe na Papa Cyangwe, turacyari kumwe na Mr. Kagame. Nyamuneka turatarama dukeshe, ntujye kure ya televiziyo yawe. Ugenende Lawrence Papi, ikambaye kanya kugira ngo tubashe gukomeza gususurutwa n'abahanzi. Turabakunda cyane. Ugasubiza abakurikiye BTN TV. Papa Cyangwe, turagushimiye cyane. Mwaka mushya muhire. Umeze neza. Nagira ngo usuhuze abadukurikiye nyirizina. Papa Cyangwe, 2022 yakugendekeye ite? 2023 ubwo witangiye ute? 2022 wari umwaka w'amahirwe n'imigisha kuri nje. Ariko 2023 umwaka w'intsinzi, umwaka wo kurinda ibyagezweho. Asante sana. Umwaka mwiza kuri nje n'abanyarwanda twese muri rusange. Yego, ni umwaka twifuzamo kandi twitezemo ibyiza byinshi. Murakoze cyane. So munyemera twakire Dr. Sina Gerard, umuyobozi mukuru w'uruganda cyangwa se w'ikigo entreprise Urwibutso. Ni naho turasiye umwaka wa 2023. Ahangaha ari kumwe ashyigikira umuziki nyarwanda, niyo mpamvu rero byose biriho. Dr. Sina Gerard, umwaka mushya muhire. Umwaka mushya muhire kuri twese. Umeze neza? Tumeze neza. Ntabwo nashidikanya kuvuga ko tumeze neza, nkurikije imbaga ziri inyuma yacu, nkurikije ibibereye hano ku nshuro yabyo ya gatatu. By'umwihariko usoje uyu mwaka ukize igitabo cya Dr. Sina Gerard ahagaragara. Ibindi wishimira wagezeho ni ibiki? Icyo uteganyirije abanyarwanda by'umwihariko abanyarurindo ubwo cyaba ari iki? Ibyo nishimira nagezeho, yego, ni uko uyu munsi ndi kumwe n'abanyarwanda bangana gutya. Asante sana. Ugira kubona wizere ejo hazaza ko tuzaba turi kumwe kandi bazagira ikirenge mu cyacu. Yego. 2022 wahuye n'izihe mbogamizi wumva ko uyu mwaka 2023 ashobora kubaho impinduka?
2022 itandukanye na 2023 no wize gusoma no kwandika arumva ko iyo mibare itandukanye hari intera rero y'umwaka mushya twinjiyemo imigabo n'imigambi wa mbere kwinjira mu cyo ugiye gukora ukagikora uko gikwiye kandi kikakubamo uwo ni Sina Gerard mu buhinzi aho ntangira ubuhinzi mu murima nkakora pepinieri nkanyuza mu ruganda hacuruza mu gihugu kandi ku isi yose ako nakabanga agashya akarusho akaryoshye akanozo akacu ushaka kubivuga nuko urimo wese hanyuma ntituvuge ngo turi mu byashara twakoze twariye twahaze ahubwo hakabaho Collège Fondation Sina Gerard. Collège Fondation Sina Gerard bivuga ni irerero ry'urubyiruko rw'ejo hazaza aho biga neza bakiga kwiga muri Collège Fondation Sina Gerard ni intsinzi no gutsinda ukagera ku ntego yuko wize uvuga uti narizi kuko nicyo cyatumye tubakamo kiliziya Saint Gerard Chapelle Saint Gerard. Amen. Ni ya Catholique. Ndi mu Catholique kuva mu nkivuka n'abanje bose n'abandi nifuriza bose kumva ko uyegereza Imana. Mwaka mushya mumeze neza muri tayari tubikore twagiye umwana wanjye aranyubaha sana nanjye kandi ndamukunda sana ni mfana nawe vuga sana nawapenda sana umwana wanjye aranyubaha sana. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.